Umuhungu w'imyaka 17 wo mu kagari ka Kivugiza umudugudu wa Nyange mu karere ka Musanze ari mu maboko y'inzego z'umutekano akaba akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 6. Ayo makuru yamenyekanye saa 3 z'umugoroba kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Gicurasi 2023 aho uwo mwana yabwiye iwabo ko yaraye asambanyijwe n'uwo musore, anavuga ko amusambanyije inshuro nyinshi. Mu makuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange Tuyizere Vedaste yatangarije itangazamakuru yavuze ko umwana akimara gutanga amakuru uwo musore yashakishijwe ahita afatwa. Tukimenya ayo makuru uwo musore yahise afatwa, ubu ari kuri polisi sitasiyo ya Kinigi, naho umwana ajyanwa kwa muganga mu kigo nderabuzima cya Kinigi. Si mu murenge wa Nyange gusa havugwa ayo makuru yo gusambanya abana bato, kuko no mu kagari ka Muharuro mu murenge wa Gishaki havugwa amakuru y'umuhungu w'imyaka 16 ushakishwa, aho akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 4 agahita atoroka. Ngo uwo mwana wasambanyijwe yahise agezwa mu kigo nderabuzima cya Gishaki, basanga koko yasambanyijwe, bahita bamujyana mu bitaro bya Ruhengeri aho arimo kwitabwaho n'abaganga. Icyagaragaye ni uko ababyeyi b'uwo mwana w'imyaka 4 wasambanyijwe bakimara kumenya ayo makuru mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 28 Gicurasi 2023 bayagize ibanga kugeza ubwo uwo musore atoroka akaba agishakishwa. Gitifu Tuyizere yagize impanuro aho abaturage ati gusambanya abana ni umuco mubi ukwiye kwirindwa n'abantu bose, kandi abantu bakamenya ko icyo cyaha kitazigera cyihanganirwa, abantu nk'aba bakwiye kubihanirwa. Arongera ati twizeye ko ubutabera bukora akazi kabwo kugira ngo umuntu uhemukira umwana nk'uyu abibazwe, abihanirwe n'amategeko mu gihe ahanwe n'icyaha. Umugabo w'imyaka 34 witwa Turatsinze Merike Sedeki wo mu kagari ka Kamisave umurenge wa Remera akarere ka Musanze arashakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo gukubita umugore we icupa mu mutwe akamukomeretsa mu gihe yaramuhamagaye ngo biyunge. Byabaye mu saa 3 z'ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 28 Gicurasi 2023 nyuma y'uko uwo mugabo yarasabye umugore we witwa Mutuyimana Domina kumusanga mu kabari ngo biyunge ku makimbirane bari bafitanye mu minsi ishize. Abaturage bemeza ko amakimbirane hagati y'umugore n'umugabo aterwa n'ubusinzi bukabije bwabo, dore ko ngo bashinjwa gukunda inzoga aho ngo hari ubwo bakeraho bari mu kabari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Nteziryayo Justin yatangarije itangazamakuru ko ubuyobozi budasiba gukemura amakimbirane hagati yabo cyane cyane aterwa n'ubusinzi. Ngo nubwo umugabo ari uhora ugaragara cyane mu businzi, yahoraga ashinja umugore we kugendera mu kigare cy'abandi bagore bakanywa bagataha mu ijoro. Ngo intandaro yo gukubita umugore we icupa byatangiriye mu kabari, aho umugabo asanzwe acuruza ibyuma by'amagare yasabye umugore kumusanga mu kabari mu buryo bwo kwiyunga nyuma y'amakimbirane bari bafitanye yatewe n'uko umugabo yahishe umugore w'umugambi afite wo kwimuka akajya gukorera ahandi. Ngo umugore akimenya mu makuru byaramurakaje cyane, ari nayo mpamvu yo ku cyumweru tariki ya 28 Gicurasi 2023 umugabo yasabye umugore we kumusanga mu kabari mu rwego rwo kumusaba ko bakiyunga. Nk'uko Gitifu Nteziryayo akomeza bivuga ngo umugore akibyumva yabyakiriye neza, ahita aza kureba umugabo wari wamutumyeho, ariko akihagera amenya ko umugabo we afite uburakari yari amaze guterwa n'undi mugabo bari bamaze gutongana. Umugore ntabwo yahise yinjira, yabanje gutegereza ko umugabo we ashira uburakari yari afite. Nyuma y'uko umugore yinjiye, umugabo yahise amutura uburakari anamukubita icupa mu mutwe nk'uko Gitifu Nteziryayo abivuga. Ati umugore akimara kwinjira umugabo we wari umutumyeho aramurakara aramubaza ati ni gute aya masaha uje mu kabari uri umugore? Nibwo yatangiye kumukubita, amukubita ivide mu mutwe. Arongera ati irondo ryari hafi aho ngaho ryaje gutabara, umugabo ahita asohoka mu kabari yinjira mu nzu ye akoreramo, anyura mu muryango wo mu gikari aratoroka ntitwamubona, turacyamushakisha kugeza n'ubu. Uwo muyobozi yasabye abaturage kwirinda amakimbirane, ingo zibanye neza zigafasha abayobozi kwigisha ingo zifitanye amakimbirane. Ati buhoro buhoro dufatanyirije hamwe wazasanga iyo myumvire ihinduka, n'abanyamadini bagenda badufasha kwigisha mu kubanisha ingo. Icyo dusaba abagirana amakimbirane ni ukujya batekereza ku ngaruka z'ibyo bagiye gukora, umuntu ntabeho nk'itungo. Umugore nyuma yo kugezwa mu kigo nderabuzima cya Rwaza akaba ariho yaraye yitabwaho n'abaganga yamaze gutaha mu rugo. Muri Ghana nyuma y'imyaka 14 bashakanye nta mwana barabyara, uyu mugabo witwa Frank Arman n'umugore we Christiane babyaye umwana wabo wa mbere.
Tariki ya 22 Mata 2023 nibwo bizihije isabukuru y'imyaka 14 bashakanye, mu gihe umwana wabo w'umuhungu babyaye nyuma yo gutegereza igihe kirekire kingana gityo. We yavutse ku itariki 25 Gicurasi 2023. Inkuru dukesha ikinyamakuru Tuko cyo muri Kenya ivuga ko uwo muryango wari umaze imyaka yose utegereje usengera mu itorero ry'abapantekote ryitwa Kasoa mu ntara yo hagati muri Ghana. Rwari urugendo rutoroshye kandi rubabaje, aho aba bombi ngo bifuje igihe kirekire bakanwa n'imiti itandukanye ndetse bakajya no mu buvuzi bwa gakondo, ariko byose ntibyagira icyo bitanga. Nyuma y'iyo myaka 14 ibitangaza by'Imana byaje kugera muri uwo muryango wabo, babyara umwana w'umuhungu wavukiye mu bitaro bya Ridge biherereye Accra mu murwa mukuru wa Ghana. Nyuma yo kwibaruka uwo mwana, Christine yagize ati noneho ubu mfite ibyishimo n'umugabo wanjye, ndishimye cyane kandi nawe arishimye cyane, tuzahora iteka dushima Imana cyane, yageze aho igasubiza amasengesho yacu.